Gusomana nicyo kintu cyakugoye. Kiragoye gusomana n'umuntu mu buryo bwa mbere utanazi urenganye ko byarangoye. Ntabwo umuntu yagufata ko ngo ari umuntu umwe nanjye ndi umuntu umwe ntabwo bishoboka. Nizere ko mumeze neza cyane ndabasuje kandi mbaye ikaze muri mu bice bitandukanye hirya no hino kwisi udukurikirana mu gitondo ari ku manywa cyangwa se ku mugoroba bitewe naho uba uherereye birumvikana ko ni yawe TV tugarutse mu biganiro bitandukanye utubona umunsi ku munsi nitwa Patrick the Entertainer wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe reka mbanze mwibutse ko tuba turi kumwe na Body Max Fitness abarakubwira ko niba wifuza gukora umubiri ugakora size ziba zishakishwa nk'izi ngizi murimo kubona ushaka kongera ibiro cyangwa byongera ubwana Body Max Fitness rero mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop kati ibumoso bwawe uba ugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 35 tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu umeze neza wa mwari. Yego meze neza. Amahoro nitwa Munezero Florentine tugwaye ikaze kuri yawe TV. Murakoze cyane. Florentine ni muntu ki ni umukobwa no mu mama ni single ni searching ni single yes single gusa single ari ntabirimo ntabyo ni single and satisfied single and satisfied ufite certificate bariye koko ariko byose iyo experience imaze igihe kingana iki kinini ubwo kinini no kuba kingana iki kuva namenya ubwenge yego akiye Florentine akoresha social media yego iziye cyane tuvuze ngo yego kandi hafi ya ntazo WhatsApp Facebook Instagram gake izo mbuga tu hari umutipe mwigeze muhurira aho yataye ko se ko nshaka ifoto yawe umeze ukuntu byigeze bikubaho yego yakwatse ifoto imeze gute ku mazi uri oya ifoto nyine ifoto bisanzwe ifoto isanzwe ndavuga ifoto ishobora gutuma uboroka umuntu ifoto ntayo nta mutipe uraboroka kuri social media naraborotse nka batatu ibyo byagenze gute none nyine bambwiraga ibintu numva ntashaka kumva urugero oya ntabwo ari ngombwa watubwiye Franti ko twiganirira cyo tubwiye uti wenda urumva yanyakaga nimero ambaza mu rugo ambwira ibintu bidasobanutse gutya na gutya oya ariko hari ukuntu umuntu akwandikira ukabona nawe byandika arahuzagurika sinzi ukuntu nabisobanura ariko ukabona mu by'ukuri ikiganiro mufitanye ntaho kiva ntaho cyerekeza yewe nta n'iherezo ryacyo rero ndavuga oya kamuboroke ubuzima bukomeze wanze kuduha urugero ariko rw'ibintu bimwe mu byo yakubwiraga oya urugero rwo ntabwo narutanga ingero ziba ari nyinshi ariko waretse kwifunga turimo tuganira n'abantu badukurikiranye muri comment bagomba kutubwira nabo uko babyumva tugahana ibitekerezo kugira ngo na society n'undi muntu wese uzumva n'ibyo bintu babibaza nawe azakore nk'ibyo wakoze niba biri ngombwa. Oya ariko urumva harimo abantu babikunda harimo nko babibwira abikunda urumva rero naba ibikise ibyo ngibyo ni byatumye mbaboroka ibyo ngibyo byatumye mbaboroka nabyo ndimo kuvuga ariko si mbivuga ntabwo mbivuga ntabwo rero urumva harimo abo nabambangamira kandi wenda bo birashimisha gusa ariko kuri njyewe nyine ibyo ntakunda iyo mbona ibyo ntakunda ntashaka kumva ndakuboroka nibyo. Uwo muntu wakwatse ifoto utambaye yari mu Rwanda cyangwa yari hanze ntambaye njye nabivuze yari hanze cyangwa yari mu Rwanda nicyo gusa twibarira yari mu kihe gihugu ntabwo mbyibuka ariko igihugu yari arimo bariye koko
ntabwo nyibuka rwose niba ari mu Rwanda cyangwa ari ahandi sindibuka. Sara yitwa Florentine Kamanzi, mbibutse ko tugomba gukurikirana amakuru kuri website ya yabutv.com. ushaka kumenya aho isi bayerekeza, ikintu cya mbere n'amakuru ugomba kugana kuri iyo website ukamenya aho isi yerekeza, yaba mu myidagaduro, muri sinema, muri siporo ndetse no muri politiki. Amakuru tubabagezaho umunsi ku munsi atandukanye, amasaha 24 ku yandi. Florentine yigeze agaragara mu ndirimbo. Yego. Bimeze bite? Bwari ubwa kangahe? Ni iyihe? Bwari ubwa mbere, indirimbo yitwa Icyo Nkurusha ya Rodi Paradis. Icyo Nkurusha? Sorry. Nabyo ndabyibagiye bana wanjye. Icyo nkusaba. Bagusabaga iki? Ninjye wasabaga. Yego. Nasabaga umukunzi wanjye kunkunda, kutanca inyuma, kunyubaha. Nibyo namusaba. Wari ibyo umukunzi wawe atagukorera? Just muri video. Umukunzi wawe mu buzima busanzwe guca inyuma nari? So byaterwa. Byaterwa n'icyatumye nca inyuma. Zimwe mu mpamvu wakumva agiye guca inyuma ni izihe? Mu gihe wenda ntamuha umwanya. Nango ni igihe ntamuha umwanya, ariko niko mbitekereza. Ni igihe ntamuha umwanya kandi nyine nta mpamvu ifatika mfite. Akina mu bifatika ufite. Icyo gihe wamwumva impamvu yaguciye inyuma? Icyo gihe numva nabyumva. Okay. None izindi mpamvu yakubwira nuzumve? Nyine impamvu yampa sinzumve yagiye nukuba namuha umwanya hanyuma nyuma akambwira ngo yagiye ahandi kandi ese umwanya ubuvuga ni ibihe bikorwa biba muri uwo mwanya? Byose nose umuntu mukundana umwanya umuha ngira ngo uvamo byose. Byose no kuvuga. Byose no kuvuga se ibyo abantu bakundana, ariko kumbaza ibintu by'abantu bakundana kandi nta mukunzi mfite, nta experience mfite. So nuko gusa mbitekereza. Ntekereza ko umuntu mukundana umuha umwanya kandi uwo mwanya ntekereza ko burimo gukubemo byinshi, kuganira, gusangira, gutera blague mugaseka, gukina ibintu byinshi. Ni byinshi. Imikino imeze itase? Imikino se isanzwe. Isanzwe no kuvuga. Imikino isanzwe se ntabwo yizi. Biterwa n'ibyo mukunda gukina. Harimo gusimbuka umugozi, harimo gukina umupira, harimo nuko mbyumva. Okay, hari ibibazo bikunze kugaragara mu rubyiruko by'ibura ry'akazi. Bamwe bakavuga ati impamvu akazi kabuze ni condition zisa n'izigoranye, harimo boss ujya kwaka akazi akaba wenda yakusaba ko muryamana. Ibyo bintu byo byumva cyangwa urabizi ko bibaho? Ndabyumva ko nyine bibaho. Ko umuntu ashobora kubura akazi wenda kubera ko boss yamusabye ko baryamana. Ariko ntabwo mbiha agaciro cyane kuba ari impamvu akazi kabuze. Ntekereza ko nyine impamvu akazi kabuze ariko ntago hari, cyangwa ariko wenda abantu batamenya aho kari. Nuko mbitekereza. Kuba agaciro kuba basaba ko baryamana? So ntabwo mbiha agaciro cyane kuko ntabwo ari yo mpamvu nyirizina ituma bavuga ko akazi kabuze. Bagiye babikora se cyangwa bagiye babikora? Ndinda kubwira abantu ngo ntibabikore cyangwa ingaruka ziba zibirimo nizi igihe waryamanye na boss wawe mbere yo kuguha akazi. Ingaruka mbi. Okay. Ingaruka mbi cyambere ntekereza ko umuntu mwaryamanye agiye kuguha akazi sinzi niba wenda bufite garanti. Wenda ijya ku kazi kazamara. Kuko anytime bivuze ngo niba yinjiza abakozi mu kazi kubera ko baryamana, bivuze ngo igihe icyo ari cyo cyose abonye undi ashaka kuryamana nawe ako kazi bakavamo. Cyo ni cyambere. Icya kabiri hashobora kuvamo inda cyangwa se niyo sida. Wenda amafaranga yegura yabona, ako simpamya ko amafaranga yaguhemba muri icyo gihe yazakavaringa ibibazo bazahura nabyo nyuma icyo gihe. Natekereza ko iyo muryamanye bubaye safe akazi ubuga afite. Safe gute se ko mwaryamanye niko yaryamana n'undi? So ari umuntu n'undi ukunda gukora ibyo ngibyo, ntekereza ko n'undi isaha yari yose yagukuramo. Abakobwa barahari kandi beza. So isaha kandi banabyemera wenda nabo. Isaha yari yose abonye undi yawavamo akajyamo. Yes. Ukaba ugiye akazi ntukamaze n'igihe wenda ukuyemo n'iyo nda cyangwa se muryamanye yagwaye kontara wakavamo. Yagwaye kontara ingana iki se? Kontara cyeka ari igihe cyose. Ariko ari irangira se. Ishobora kurangira nta renouvelle. Wenda icyo gihe ukaba wakuyemo n'inda. Wenda umwana ntanamwemere.
cyangwa wenda kuko abafite ubushobozi ashobora kuvuga ati wenda ndayikuremo, wayikuramo ugahwana nayo cyangwa kuramo niyo sida, kandi wenda wari kuzitonda akazi wenda nyuma ukazana akabona kandi kamerita ubushobozi bwawe n'ubuhanga bwawe. Inama iba ari iyihe ku bantu bifuza akazi bahura n'izo kondisiyo? Ku bantu ku bashaka akazi cyangwa ku bakoresha? Twigire ku bagashaka. Ku bagashaka inama bahuye n'izo kondisiyo yabyitware mate. So ntekereza ko ngiye biterwa n'umutima nama we, kuko n'ubundi kugiye kubivuga nkavuga ngo ntumuzajye mubikora. Umuntu mugira inama akayumva cyakayireka, ariko wowe uruhare rwawe warutanze. Uruhare rwanjye so ntekereza ko bitewe n'ingaruka ngendebera ku ngaruka nyuma zishobora kuvamo, ntekereza ko ari byiza gushakisha akazi ukakabona bitewe n'ubushobozi ufite n'ubuhanga ufite, apana kubera ko mwaryamanye. Ntabwo ntekereza ko nabigiramo inama abakobwa bagenzi banjye. Ugase ko ubwo buhanga cyangwa se ubwo bushobozi ufite butakirebwa, so ntajya aho babureba. None se ntabwo bose bose ari kimwe, harimo ureba ibyo ngibyo byo kubanza kuryamana n'abakozi, harimo n'uba ari serious ashaka abakozi koko bamerita iyo myanya. So rero ntajya aho ngaho nyine bashaka abakozi bamerita ibyo bashoboye. Ujya muri video ni iki cyakugoye? Njya muri video ikintu cyangoye cyane so nuko nsubirishamo, bansubirishagamo subiramo byapfuye, hano wabikoze nabi subiramo, nkumva nyine narambiwe. Ikindi so nuko bampaye role yo gukina nyine mu rukundo, kwagitinga nk'abantu bakundana. Uramo ibiki? Byarangoye. Bambwiraga igire nkaho babaye kumukunzi yakubabaje, mukoreho musomese. Ndavuga ni ibintu biragoye. Gusomana nicyo kintu cyakugoye? Kiragoye gusomana n'umuntu musemu muhuye bwa mbere utanazi urenganye ko byarangoye. Ariko ubundi gusomana ntabwo bikugoye? Navuga ko bitagoye, ntabwo bigoye. Byakugoye no gusomana n'umuntu muhuye bwa mbere? So oya, muri rusange cyangoye ni kwitwara nyine nkaho dukundana kandi mu by'ukuri nta bihari, nicyo cyangoye. Okay, fresh sana. Hari ibintu byo gufata ku ngufu, ujya wumva bibaho? Umuntu ufatwa ku ngufu, nawe ushobora gusura nk'umutipa gufata ku ngufu kabisa? Njyemera njye bitewe n'imyaka. Imyaka ufite se? Ku myaka mfite ntabwo nabyemera, ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu yagufata ku ngufu ari umuntu umwe nanjye ndi umuntu umwe, ntabwo bishoboka. Abasore mwana, hari abasore bari barikoreye umubiri ibyo utabizana. Barikoreye umubiri gukora umubiri se no gufata ku ngufu ntekereza ko kurusha imbaraga. Ubwo se haba ari hehe ryari? Cyo nicyo kibazo. Uyu musore muri kumwe mu nzu ye sangahe se ubwo? Cyeka ndari nijoro mukabwibwa, ako se mukabwibwa icyo gihe waba uri mu gukora iki? Cyeka nyine n'ubundi uri burareyo, wagiye n'ubundi kuri burareyo. Ntabwo birakubaho se ugasura nk'umusore ukabona ashatse gukoresha imbaraga? Byambayeho, ariko gushaka gukoresha imbaraga ni kimwe, nanjye imbaraga ndazifite. Ubwo washaka fight bari tayari ntabiba birenze. Ariko ni cyane nkiri muto, ariko ubu ngubu kamema nakarekeka ntabwo. Icyo gihe byagenze bite se? Icyo gihe byagenze bite? Icyo gihe nyine naramusuye. Ubona ashatse gukoresha imbaraga nawe uzishyiramo? Nanjye nari nzifite, sasa turazihuza nyine birangira nyine utazifite araneshejwe. Umusore waramunesheje? Umusore nyine yaraneshejwe. Oya se guciririka, ahubwo hari igihe bigera nyine akibuka ko ibyo arimo ari amafuti, wenda ubwenge agashyira ubwenge ku gihe. Akumva ibintu yakoze se? Akumva ko ari amafuti akarekera. Ariko nanjye nyine ubwo icyo gihe nari tayari, ugomba kuba uri tayari ubundi. Ese umuntu avuga ku ngufu n'uba ufite ikigero kingana iki? So abana bato sinabasha kuvuga ngo imyaka, ariko abana bato, ariko ntabwo umukobwa w'inkumi so wavuga ngo simba ntabwo mbizi. Uko deja wagiye wijyanye, cyo ni cyambere. Icya kabiri ariko se umutipe wese ugiye gusura nibwo muryamana kuvuga ngo wagiye wijyanye, hari igihe ubuzi ko umusuye bisanzwe. Yego nyine ndabyemera, ushobora kugenda uzi ko nyine umusuye bisanzwe.
rero icyo gihe bibaye kuko ntabwo ntanye abasore inshuti ndabafite ariko ntabwo bajya bazana ayo makese cyangwa ubwo rero nyine iyo umusuye uba ugomba kuba witeguye ko ini kese azanye ibyo ugomba kuba uri tayari kugigirana nawe cyane cyane rwose ariko it's better ko utanasura umuntu mu rugo ubundi it's better ko udasura umuntu mu rugo nibyo byiza niyo namutanga cyane gusurana bitwaye iki abantu niba ari inshuti kuba yasura nese gusurana mukagigirana ubwo wahungutse iki bose baragigira ko ari umwe ikibazo no kumenya ugigira n'utagigira ni ikibazo kiri ni byiza ko ubwo wareka kujyayo ese igihe wa musore bigerageje bikanga aba afite Yesu afite Yesu ubwo no kuvuga iki isura isa naho ari uguseba isura naho isa nafe yirinze nyine aramwara nese ubwo ari wowe wakora icyo uramwara kuko icyambere cyo ibyo bashakaga ntubigeraho icya kabiri ngiri umukobwa aba yamaze gucishamo ijisho hari igihe ubuze ko ari inshuti yawe bisanzwe ariko nyine akahita kwereka indi sura bikagenda gutyo urumva rero nyine umusore aramwara nese urumva mu by'ukuri yakwishima se aramwara nyuma se mukomeza kuvugana iyo ugeze mu rugo bigenda biti communication birangiriye aho bigenda biti so njyewe ntabwo ntekereza ko biterwa n'uburyo nyuma yitwara urumva ko itubora ku muntu ni nko kundi umuntu ahubuka wenda agakora nk'ikintu bibaho guhubuka abantu barahubuka ariko ikibazo ahubwo nyuma hakurikiraho iki uko yitwaye nibyo bituma wenda ushobora kumuha umwanya cyangwa se ugahitamo kumuboroka akuvugisha avuga ngo iki kuma numva naho guhera hahari akuvugisha avuga ngo iki nyine yasaba imbabazi y'ibyabaye nese kuko waguhize mama impamvu se zuko nyine umubiri wa munani umubiri wanyu ngurabananira murakoze imibiri rero ni ikibazo umubiri unanira umuntu nyine ni ikibazo gikomeye umubiri kunanira gute wituma barira se bigenda bite ubwiye umubiri wawe wananiye rwose umbabare njyewe ntabwo mbitindaho kuko njyewe mba ndi fier deja yuko ibyo yashaka gukora bitabaye imbabazi kuzimuha se ntacyo biba bintwaye habe na kimwe nta na kimwe pe ndazimuha ikibazo gusa ikibazo imbabazi zijyana n'ibikorwa kumubabarira ni kimwe no kongera guhura nawe cyangwa kumuha undi mwanya ni ikindi kuko nawe ndakongera kumusura ibyo ntabwo bishoboka kuko ntabwo bibaye rimwe ntabwo umusore akongera kumusura ubwo se wamusura mwiki waba uzi gute ko ibyo yakoze bitari pitinga waba uzi gute ko atari bwongera akabikora kandi hari igihe bariyo kamere ye umuntu yakwiyereka hanyuma ukongera ukamuha chance ntabwo wabikora mu bishuti bisanzwe wenda muhura nko mu kazi cyangwa nyine mugahura n'ibindi bibahuza ariko wenda ubushuti bundi bwo kujya kuko wajya kumusura mu rugo kandi barahuriye n'ikibazo bakabireka cyo gushaka kugomeza kubabara ndakurusha nibwo wasubirayo cyangwa wenda umukunda simbizi ariko ngewe kizaganira ko gusura yari ikizami cyiza cyo kongera kumutestinga ngo urebe ko yitwara none ubwo se namutestinga ngamije iki se kereka wenda hari undi mushinga mufiteho kandi ngo ariko nibwo waba wapfuye deja kuko wamaze kubona umuntu uwo ari we ntabwo rero wakongera kumuha iyo chance niko ntekereza umusore mukundana n'iki kintu mwapfa ku buryo uba uti iki ngiki cyo hano sinakubabarira rwose nubwo twaba dufite ubukwe umusore mukundana ko ntawe se ubu ntabwo urugero bibayeho ese ubu uzakomeza uri aho ngaho gusa uzasazira gusa nzabimenya nyine nabigezemo ubuse naba ndimo gukina nka sinema ntabwo uzi ko se umuntu yakora mu gatandukano kuko nta muntu murakundana ntaryo kuko sindabiha n'umwanya wo kubitekerezaho ariko buriya nyine birahari nimbiho umwanya imyaka ufite nta musore n'umwe murakundana ntawe niba hari uharambeshyere ntawe utarabona ugukwiye ni uko utarabona iki nuko ntarabiha umwanya sindabiha umwanya ntabwo biri mu bintu nk'umwanya uri muto cyane ku buryo ubona bitaragera oya ikibazo si icy'ubuto ahubwo ikibazo ni icyo kuba nyine ngewe numva ntari tayari yo kuba nyine nakundana ikibazo si icy'imyaka ikibazo si icy'ubuto imyaka ingahe 30 nta muntu murakundana ntawe rwose ntawe ko utabyumva ntawe mwana uzi ko reseriye nta n'uwo uteganya ntabwo mbiteganya vuba wenda bizaba ariko ntabwo mbiteganya vuba
ese wumva uzashaka nko ku myaka ingahe? Ntabwo ndabitekerezaho cyane, ntabwo ndabiha umwanya kubitekerezaho, gusa icyo nemera wenda nzakundana, ariko ntabwo mbitekereza vuba nyine. Ibyo gihe byo tubyihorere, niba nyine bizaba kimwe no kubitanabo. Gituma si ibyo bintu utajya ubitekereza ko urubyiruko rwinshi ruba ruri mu nkondo, ariko wowe ukaba uvuga uti ibyo bintu rwose izo furi sinyanzigira? So ntekereza ko biterwa n'icyo nyine uha agaciro. Nakuze numva nyine gukundana ntabwo nigeze mbiha umwanya. Na n'ubu rero kandi numva ntabwo igihe kiragera cyo kwiha umwanya. Sosiyete ya none umunsi wa none urubyiruko rubona gute? Ibikorwa byarwo bibona gute? Ibikorwa byarwo mbona ari bisanzwe. Mbona ari bisanzwe. Imyitwarire, ubwo ndavuga imico, yaba imyambarire, yaba imvugo igendanye n'urubyiruko rwa none. So njye mbona ari ibyo bitewe navuga ngo bitewe n'uko isi imeze. Mbona ari ibyo nta byacitse, mbona byose ari ibyo. Ndabona nta kibazo, uko navuga nta kibazo. Ukunda kumva umuziki? Yego. Umeze gute? Ubu ni iyihe ndirimbo urimo gukunda cyane muri iyi minsi Florent? Ikibazo rero imiziki yose ndayumva. Ikibazo n'abahanzi simba mbazi, use ndavuga ngo nkunzi yihera. Kuririmba ushaka utazi umuhanzi ukaba uzi nk'amagambo. Yego, kuririmba byo byaranze burundu, nta nubwo nabigerageza. Wakumirwa koko na ego, nta nubwo ndabigerageza. Ariko indirimbo nyine ndazumva. Kuko nta muhanzi n'umwe unakunda? Ko ari benshi ariko ubu ndahungu nkunda indirimbo yitwa nakunze cyane yitwa ya Platini, yitwa Shumureta. Nta kandi gashya ka nyuma ya Shumureta? Ya Platini se? Ese namwe Platini n'undi wese? Nkunda ubu ngubu igizweho kameme ni wayi ya The Ben. Boda wota bintu nk'ibyo. Wese bavugamo iki? Ntabwo bizi njyamba gutyo. Umva amazi gusa uza wota. Boda. None bishobora ngo wajyana nyine ni watermelon. Aya no bavuga wota. Nibyo numva. Wota boda. Nuko mbyumva bihita, ariko nyine ndayinjoy. Ukiyumviramo amazi? Kuko ari byo repeatinga cyane nibyo numva. Niyo mpamvu. Ukunda kunywa iki? Kunywa? Ibisukika byose binywebwa ndabinywa. Ibisukika byose binywebwa ndabinywa. Unywa byose? Ariko binywebwa. Umuntu yanywa ibintu bitanywebwa, umuntu yanywa ibiribwa? Harimo ibitanywebwa, ubuse bakubwiye ngo nywa essence cyangwa peteroli wanywa, si ibisukika cyangwa ahubwo umenya ari umwuka, simbizi. Urugero amazi nirwo kabisa. Narakaye umeze gute? Narakaye. Biterwa wenda n'icyandakaje. Yari umuntu wenda wandakaje nisanzuyeho, dufitanye relation navuga ngo tujyana communication cyane. Arabimenya ko narakaye kuko nyine turavuga no kuvuga arabyumva ko narakaye. Ariko yari umuntu utari close ku buryo twavugana ndaceceka. Wenda ukuntu wenda ushobora kuba wenda ugahura n'umuntu udakunda, wenda akakubwira nabi cyangwa se akakubwira ibintu bitagushimiye nk'icecekero. Ndaceceka. Ndaceceka. Ndaceceka nk'uko rero. Iyo nishimye nabyita gutera. Iyo nishimye ndaseka. Ikindi so nabyita gute se? Boze terime bivuga amakuru bavuga ngo kuyagara, ndayagara. Ndayagara.
iyo wayagaye se ubwo umeze ute? so navuga gute nyine simba ndi hamwe niba ari kubyina ndabyina niba ari kwiruka ndiruka niba ari guseka nyine ndaseka niba ari gukora amajeste nkayakora nibyo. Amajeste ukunda gukora ni ayahe? Amajeste ni ay'intoki gukoresha ibiganza. Gute se nyine intoki bazikoresha gute se? Kireka nyine nishimye gusa nibwo nabikora ukabibona. Valentine ni ikihe gice akunda ku mubiri we? Igice ku mubiri wanjye cyakora byose ra ariko by'umwihariko hari igice nawe ureba ukavuga uti rwose iki ngiki nyishimira n'Imana. By'umwihariko cyane byose ni ukuri. Ariko byose ubwo uhisemo Mpitamo se ndahitamo iki? hitamo kimwe. Byose ndabikunda. Byose bikunda ku kigero kingana? Aba bashyize abantu 4 hano wabakunda ku kigero kingana? Bashyize abantu 4 hano? Yego. Kuko intoki zawe ni nako ukunda ibirenge byawe cyane. Barumva nyine kuko buri gice nyine kigize umubiri wanjye uko kuba ameze uko byose nuko byuzuzanya rero nkunda byose nta hamwihariko mbonye aho ntaho kereka abandi undeba ariko njyewe nta mwihariko mfite. abanyamakuru oya nta by'ibice nta byo nkunda ibice nkunda nyine uwondi we ukomeza uko. ubwo nawe ubona ukabona ateye neza abateye gute? Banateye neza uravuga se babisobanura gutera ku mubiri cyangwa umubiri ese umuntu ku mubiri ndabaka umubiri ubona ushobora kubona mu muhanda ko umukobwa ariko ateye neza. sha rero njye ntago njya simbyitaho bose mbabona ari ibyo kuko buri wese babona afite umwihariko. Ese nagiye uri mu nzira nawe wabona umukobwa ukabona ni mwiza ntago birakubaho? Mbambona bose ari beza ntago najye muri ukibeshya ntago mbeshya no kuri bose babona ari beza. Abo bose ubona ari beza cyane kuko baba atari beza kuko buri wese baravuga ngo buri wese agira umukunda sibyo aba atari mwiza rero ntago yabona umukunda rero bose ni beza kandi buri wese ahubwo uvuga ngo umukobwa nkunda nuwo mbona ari fier yuko ameze. Ameze gute nyine uwo nguwo? Ko nyine ari fier yuko asa uko ateye uko yambara uko agaragara imbere y'abantu ko ari fier we akumva ari proud yuko ameze uwo niwe bundi nkunda kurusha abandi bose. Uri fier yuko ameze niba akunda kwambara wenda amapantaro akaba fier yuko ambaye ipantaro niba wenda akunda kwambara mini akaba fier yuko ambaye mini uwo niwe nkunda naho ngiye mu by'imiterere byo nta mwihariko mbona nkunda ahubwo uri fier yuko ameze nyine uri proud yuko ameze niwe nkunda. Umusore ukunda no umeze gute? Umusore nkunda tunavuga gutera nugira ikinyabupfura niwe nkunda umusore ugira ikinyabupfura witwara nyine sunavuga gute witwara nk'umunyarwanda ufite ikinyabupfura ubona ko nyine afite uburere yarezwe niwe nkunda. Byo kuri gipimira kukiza ubu ibyo avuga uko agaragara uko yitwara niho mbirebera cyane cyane ariko mu byo avuga mu byo ambwira niho mbirebera naho mu myambarire byo nuko yitwara ni gake ibyo avuga nibyo nkonsidera cyane. Ikinyabupfura se no kwambara nawe bihurira? Ikinyabupfura no kwambara njye mbona ntawe bihuriye. Mbona ntawe bihuriye no kuri. Nta mukobwa ushobora kubona yambaye nko mu muhanda ukaba utari umukobwa yatakaje umucyo cyangwa se yambaye ibintu bidafite ikinyabupfura. Njye ntago uko mbibona ntago mbona kwambara n'ikinyabupfura ntaho bihuriye. Nuko mbibona pe kuko ntago nareba umuntu uko agenda cyangwa uko yambaye cyangwa uko asa kumvuga ngo uriya muntu nta kinyabupfura agira ntago bishoboka kameme. Jye mwavuganye cyangwa wenda muziranye umuzi uzi imyitwarire ye uzi imico ye nibwo uvuga ati wenda uriya muntu
ntashobotse kuko ntabwo wabona umuntu agenda gutya gusa ngo uvuge ngo uriya muntu ngo kuko hari igihe uvuga ngo uriya ntashobotse ugasanga ahubwo wundi uvuga ngo arambaye cyangwa arambaye arikwije ugasanga ahubwo akora ibirenze ibya wa wundi wavugaga ko yataye umuco. So rero ntabwo ngiye imyitwarire nyipimira n'umuco ntabwo mbipimira mu myambarire. Ntabwo bino mu myambarire ako so ntabwo ushobora kubona umuntu wambaye umuntu ubonye mu muhanda umuntu wambaye ibintu bigufi wako se ibintu bigufi undi bigeraho iwawe ibigufi bigeraho iwanje umuntu ubona kuvuga bati ya muntu yambaye hafi ubuse nta rugero mfite ngo nuko nta rugero mfite ariko gwenda abantu babyumvishe badukurikiranye nari mvuze ngo umuntu wambaye ibintu bigufi n'umuntu wambaye ikanzu igera ku birenge ukibabona ubafata muri image imwe ngiye mbafata kimwe pe ntabwo imyenda ntabwo njyaje ngo umuntu nkurikije uko yambaye ntabwo nta na rimwe byigize bimbaho nta na rimwe kumwe rero ngo ibintu bigufi sinavuga gute kereka nyine mbyambaye ukabibona cyangwa ndabyambaye wenda ariko ntabwo imyenda byambara se imyenda migufi yose ndayambara ndayambara amapantaro imyenda migufi ndabyambara kuko nta n'ubimbuza ndabyambara ibintu bigufi ugiye nkahe ngiye nkahe ntabwo navuga ngo ngiye nkahe biterwa nuko numva naramutse agenda mukankumva nshaka kwambara ipantaro avuye umunsi ndambara ipantaro uyu munsi se ndambara akajipo kagufi uyu munsi wenda ndambara agakanzu kagufi ntabwo nyavuga ngo ndambara ibingibi ari uko ngiye kuko n'ubundi hose still uhura n'abantu ugiye kuvuga rero ngo ndambara ibingiye aha cyeka wenda ari ahantu navuga gute ariko ngiye nambara bitewe na mudu ndimo ntabyo kuvuga ngo ngiye ahantu cyangwa ni mudu n'inyora. Turimo turagana ku musozo wakoze cyane kutuganiriza kuri Yawe TV twizere ko n'ubutaha uzagaruka hanyuma sinzi niba hari ikintu kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tukagana ku musozo kabisa. So icyo navuga gusa no gushimira cyambere Yawe TV yantumiye mwangiriye icyizere murantumira wakoze cyane kwitabira ro watumira nazi yego ntabwo nari kubyanga kameme kuko nta mpamvu nimwe gutuma mbyanga so ndishimye rero ikindi ni ukubwira nyine abantu bagakora subscribe na like ku ndirimbo ya Arodi Paradis bakajya kuri YouTube channel yiwe indirimbo yitwa icyo nkusaba bakamufollowinga yes then bagakora like na subscribe nawe bakamuteza imbere. Sawa cyane wakoze cyane kutuganiriza turagushimiye reka dushimire n'abandi bari badukurikiranye kuri Yawe TV tubifurize gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tuba tubagezaho umunsi ku munsi no gukomeza kugira intangiriro nziza zo mwaka wa 2022 retwa Patrick ndabashimiye amahoro y'Imana bane namwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha nakagaruka.